Anyishe nk'uko ubitekereza uyu papa Harerimana Faustin wa mbere w'abakatolike niba aramutse afite umugore yego no kwa ngo hari abandi bapadiri bakiri mu bakatolike baraza bamukurikiye ahubwo agahita atangira kubashingira buriya hari ingingo irabarengera iti mwari mwarahejwe muza n'abagore niko bimeze nuko hazana n'ibyo bishinga biba ku mafaranga usa abantu barabatera inkunga uko bangana buriya ni benshi cyane ariyo mpamvu rero gusa nuko bano banyamadini bamwe babitegura urumva yego ngubu muri bije yabo ndahita bavuga uti twebwe niba duhereye hano mu Rwanda urabona hano mu Rwanda sinzi nimba ariho baherenda wamenye ahubwo baherereye ntabwo bahera mu Rwanda buriya no hanze birahari ngo hanze yakongesha wo mu Rwanda ati mugende mutangize itorero ngo cyangwa icyo tuzabafasha yego buriya ni uko byagenze mu kubafasha rero numva bahita babakorera iki bahita bavuga ati reka dushake za miliyari tugure ubutaka bunini yego none bakavuga ati mu butaka bunini tugiye kugura turubaka amashuri twubake izo nsengero urumva yego urabona ngo abana muri pirimeri baburaga n'aho bicara cyane urabona ko bari basaba kwiga kabiri ariko barabigabanyije kubera kubura abana bicara yego agahita abeje kurogosa na leta ati ngende ubaka ikigo cy'amashuri ngibahe kandi inyungu zanyu ngemeye yego inyungu nganire zo kuvuga ubutumwa bwiza uzanamo abakozi banyu mushebe abanyeshuri bige ibindi ndibinde si uko se ubwo leta nawe yakoma mu mashyi ikavuga ati nawe ni umutera nkunga ariko n'ubundi ababaye umuterankunga ukomeye none rero bamara kubaka icyo kigo kimwe n'amashuri n'urusengero rumwe basaba leta ati rero nubwo tukoze iki ariko ahandi turagera turi gushaho ubushaperi butoya urumva naho si uko tutira ngibyo naho tuba tuguze ubutaka bunini ariko turaba tubateri gataka abakristo baraba gusenga ibindi bigo turabyubaka ariko gukubitiro ngiki cya mbere ubwira ngo iyo leta yokwirukana ntabwo yakwirukana kandi ishaka abafatanyabikorwa ishaka iterambere abantu bakabona akazi bakabona imirimo ubuzima bukagenda muzi ko bari baporopoza yuko zino nsengero zifunze kubera abana bari ubucucike bagiye kuboherezamo bakajya baratera ni ukuvuga ngo urabona bari abagaturika bafite imiryango myinshi ifite amafaranga cyane pe ubwo rero umujyama kwigumura kwabonana abantu bizi ubwo bafite ikijyango kibashigikiye cyane wese ngo bihushe ari abo hanze ari n'abo mu gihugu bati reka dutore papa itsinda ni iry'abatowe ubwo nabo bagiye kwangaje abakozi bo hasi none nese nimba papa yabonetse barashiraho abapadiri n'abasaserodoti abangada niba n'ubu ukomera none ubwo muri make igisenyi haraza y'umuntu na Musanze haza y'umuntu yego buri karere azabi present rega nugukomera none si urabona ibibazo biriho none ukumva ngo abandi bari kuvuka ese ukibaza ngo ibi bintu ni ibiki wamenya se ari ibiki impamvu rero by'Imana ni birebire ahubwo ndi kwibaza uyu mupadiri afite umugore bimeze bite ntabwo afite umugore ntabwo si urumva wowe ukigumira bakabangamo oya ntabwo baba nkabo tuzagira n'abagore none ni ugutangira ukishyiramo none rero bati tuzagira n'abagore kuko akazi kabonetse none abagore nibo bamwambitse rero
Yego. kandi ikindi cya kabiri nimba mushaka ko Imana inabagirira neza ku izo mvuga tuzumvikana. Yego. Nimwigisha urukundo. Urukundo nirwo rwa mbere. Mwigisha tukuboko kudatanga ndi guhabwa. Ariko niko kuri. Reba nkajyaje muravuze ngo gukomanga tuzumvikana. Shaka gati rajya reba mukuje kwizimbuga zanyu muno bareba bati mwaga ntabwo muzi gusana amafaranga buriya wana gatego nuko nabibwiye ba David nje niyo mpamvu navuze David sinzoza no kugaruka kuri YouTube yawe nawe bati nje nja kwigisha ku 10 n'amaturu kandi ngabura ngo niba nja kwagura ndababwira ngo kandi nigaruka nzavuga ngo ndazaga nongera kumva magara atarambi tu ariko badonduza ngo yangize ngo ngo gusabiriza none se natwe ko baguhamagaye ngo umusengere si ibyo se umuntu abavuga umuntu aguhamagaye ngo umusengere ntashaka kuzana ituro ryagaruka ushime kandi we ari kusengesha avuye mu kazi aba siko wowe urabahute oyi byo mu kazi tubyihore ahubwo ntabwo iryo turo nawe ugira ushaka n'umwete byo kumusengera siko kuri ubundi ndago akavuga ngo ati wowe ngende umukozi w'Imana sibyo yego none ushaka ngo usengere Imana igakora imirimo n'iki n'ibitanga icya kabiri ndi umukozi w'Imana ndibamenye kwa bamenye nda muntu wajaga ndakindagiza ute ajanye ntiyagendaga n'umutwe kobwa turi kumva amagara menya ko wageze kwa bamenya yego nawe rero ngira icyo ukora kuri bamenya senge niba none neje senge ndetse niba nagomba wowe aje umuhamagara kuko ufite icyo yatanze kuguramo n'amayinite si byo se nasiweho none abana bagabo bo mu Rwanda kunda n'abahanga baguhamagara za Airtel gusa byamaze kuboneka kugira ngo utazongera no kumuvugisha no musinagumu keretse usinamo amayinite yagusizemo amayinite pe ndashaka kuguhamagaza za MTN zabo wapi bazumvise rajya n'uti ngora nje kumbura kabate rya Imana zamfashisha MTN yaratsinze yaratsinze kuko azi ko akantu ko kuvipa ukamuvipa gaguhamagara dama ini tufite urumva wambaye amakuru wapi hano kwiriba rero bagira kwagira ubutembere bw'ivuga butumwa bagiye kwagira ngo uko bagize kuri nembo oya yambaga data leta nyine ariko givuga butumwa ushaka kuba mujamuraza gusenga ngo bashaka guhemeza mirimo ubwo mujamura muntu wo mujamura hituro mugihe mwagimye abakozi b'Imana none bisatangira ryari mbonye leta iri muri proposal gari umuyobozi wasengera Imana ikora ibitangaza nawe bavuga n'amafunga ahantu hari Imana ngo budaraga kwafunga umuyobozi rero atanga icyo bitekerezo mu karere ubwo akarere kazaza kumvikana n'abaturage bazitire ubwo urumva n'abaturage ubwo bagiye kubyungukiramo sumbaze bagiye kubaha inoti bigara ko basengeye nese hariya ko batahingaga n'ubundi ngo here agere kubera ko inoti abaturage bashaka kuvanga abanyamasengesho nda mumaro bafite babaha inote nose niyo mpamvu abakozi b'Imana turi abanyamugisha kuko birabanga aho tuzagera hose hazaba umugisha cyane pe urumva rero kandi umuntu wabimbwiye ndaga ari ukubesha ni umuntu usobanutse yewe ntabwo byoroshe afite bene wabo mu karere ndumva ari amakuru meza kabisa ubuntu babura ntabe n'umuturage bakora babiyoroye basenge kugira ngo nyine bazabishiramo abaturage bana ari gusenga ndatubazo ariko ngo abakatolike batoye papa naje ndabonye kuri YouTube
ngo ahubwo ngo byatangiye muri 2010 bamwita papa wa mbere Harerimana Faustin. Ari ne atwigije kuri gaseka. Rero kuri YouTube sirabikurikirana. Ngo papa wo mu Rwanda yahabanye rero. Ibyo ryo turigira muri ya rifite imbaraga. Ariko ngo bari kumushakisha. Uwo papa? Papa? Papa wo mu Rwanda bari kumushakisha Harerimana Faustin. Baramukura he kashigikiwe. Bari kumushakira iki? None ntagiye kubasebya se. Gute? None se agiye kumena amabanga yabo bose. Boy, babu ya mbere buriya. Wana bitangaje mbere ni kuwo mugabo yanambwiye. Kugira ngo rero toro nizaje gusaba ibyangombwa muri RDB. Bazari nanize. Nabamwe bagaturika bura bitangaje mbere. Ubundi umuntu w'umuhanga gahuriya ndayahita yigaragaza. Ntabwo yahita yigaragaza. Buriya. Ega turi mu minsi ya nyuma. Turi mu minsi ya nyuma. Iteye ubwoba. Nese ko basekaga ngo turabaduka noneho ubu ntibacitsemo kabiri. Ahubwo nosugara ni havamo abo ngabo ndaravamo abandi ba gatatu. Haravamo abandi ba gatatu usange ibintu biradogereye. Ega iyi si Satani afite amafaranga urumva. Kwa Satani afite amafaranga. Kandi urabona mu Rwanda